ariko mana yanjye Roza nago kuko nari ntegereje ngo umugabo agiye kuzana nkaho none ni ibingi buhoreye Mungkin kalau yang kedua, kamu kerja dengan ndagumanga wakati. Uyu mugabo none harimo uyu munsi ni ntabona akazi. Reka nago biri buvemo ndemera ntere na ball ariko mbona amafaranga. Numvaje. Mutasha. Komere chef. Yango baraye inyuma yargora. Nabarari ndene akazi kuryo uyu munsi nabona akazi. Enye byanje bitari bugende neza. Abana bandoshije nkajya ndoshwanda. Azana ngo twaze n'undi ariko aka kantu ndakitwaza kuko no mazi amenetse. Ngo namuhede ugira ubwenge bute. Hasobo urabaza cyane. Wa mugabo we ko ndeba yaryamiriye. Ariko ndabona cyane reka. Ndiga. Ndiga. Mukomere mwaramutse. Ubu narinzi ko washyitse kare. Komera kubasi. Yego. Aya, ngaga ndakitwaza n'amazi. Ubu rero ni ukufatira urabona twakererewe. Shana twaje tuno tuboro ariko kugereza. Iyi twarana. Oya, namba y'amazi ugira Muno munsi dushobora kubaka itafari rihiye. Harimo umupanga wa Rugo. Nabonye imodoka imena amatafari. Ahubwo twihute. Nitwaje inyundo. Cyambere nuko amabuye niba yazana ndayamena. Ndasanga yabyutse ranko twakererewe. So nk'umuntu ubyutse nkomangiriza isaha kuko abashaka iki. Aramutaba. Se mukando ni wowe ushaka kunshira mu rugimo iki gitondo uranshaka ye waramutse sema iki gihe ukirya naryama se naenda mbyuka njya hehe muri bijoro ko mfite umugabo w'umusore ugomba kumwanga nabarwana neza uburyamye n'ibiki ubwo urumva cyari ikibazo icyambere cyo kinyemerera kuryama mfite umugabo ukiri mutoya agomba kumpahira ntabwo rero naza ndukiye rubika mba ngiye guhiga icyaryo bora umugabo wese ni ikimashini kigomba kujya kijya kuguhahira wowe ukajya mu buriro ukaryama uziko kabije biri kukurya hehe ni ikimashini cyanjye nyine ningeze wabwe ngo mushaka abagabo b'abasaza batagishoboye gukora akazi kose yego ma ni ikimashini cyawe ubundi nkunda ko ubizi icyo mfa nicyo kinzanira we ntugomba kubyuka ngo mufashe akazi jya hehe ahubwo mbwira ikikuzanye muri iki gitondo mbwira ese umujya wibuka kugishyiramo amavuta cyangwa uravuga uti nitugende igishaka kiguye cyagiye icyo mfa nibyo kinzanira yeza ati wabyimenyeye icyo mfa nicyo kinzanira ibyo guhirima byo nishaka gihirima icyo barindira icyo mfa nicyo kinzanira ariko baragafashe madamu ariko se madamu wibagiye ibyo twari tuvuganye nimugoroba ko ndibuze kukuzindura tukajya gushaka imana karakume ndibagiye na Roza fata gataro ujye gushaka imana umugabo wanjye amaze iki nakubajije ngo umugabo wanjye amaze iki ngomba kuryama nkamara igitotsi akazi karakazi ahubwo nabanguka umva madamu ujye wibuka ko hari igihe impigi ijya guhiga igataha umuyombo sora gataro tujye gushaka kugira ngo ntabwo bireba ko twakerewe yewe na Roza fata gataro umva madamu gosohora gatatu yo guhiga imari umugabo wanjye yagiye kumigira ngomba kuryama nkasinzira njye na Roza nkamara igitotsi cyane umva nkubwire madamu wibuke ko hari n'igihe impigi ijya guhiga igataha umuyombo ariko icyo gihe wikoreye agatatu umenya ko byagutunga bigafasha n'umuryango wawe kibaze ndiga yabuze n'iki mara yise n'ijoro
ubwo yataha mu bana umva arabizi neza nubwo yaheba yakwemera akajya kwiba ariko akanzanira kuko arabizi neza ko atanarurara umuye wamubitsemo ubwoba hariko abagabo baragoye umva reka nigendere njye ugashoboye njye kugakora subira mu buriri ujye kuryama igendere umunsi mwiza Sanjari ndazi bano sandariki. Bariya rero musetsa wa. Baramenyereye kurya amandazi. Icupa ryo kwa Kagiri. Tubahe ibyabo mwana. Ni namo icupa ryo kwa Kagiri. Kwizirika ariko mubwira ko ndi kumva ka boss, ibi dukoresha twanyine ubwo nahejo ku ndege. Okay. Nanjye njyana twanje. Boss tuzongera guhurira tugiye gushaka zi. Ubwo sinzi nahanyaga. Nyine nubundi ntuzanyibagirwe ni njyewe ngo naho ku ndege zo mu gitondo. Nyine nuko tubigenze turaraburirwa ariko burya ngo ejo uzaba ari undi munsi mushyashya ntabwo bizamera nguko ubwo ni mu gitondo namugirire Fatiden ubundi nyiri baba boss nzanira ko kantu hari utuntu nibagiriwemo ntacyo reka mwitwaze ngo nari n'ubundi ejo ni ku ndege ariko ntukajye unyibagirwa ntugatoro ni mu mutani n'ubundi ntakazi se nyiri baba ko ari nyiri baba uyu munsi by'udupira gusa ariko ejo uzaba umunsi mwiza cyane nari binaheje urabona ibintu wari ukoze ariko abagore turabahinduka he no wicaye nkaho rwose wageze mu rugo ndiga aguruka n'ukuri kwigendera akundi gusa ariko icya mbere ni ukugira uburyo uganiriza umugore nagashoboka ugenda ariko generoza wanjye ari uvuga ko naciye mu kandi kaba generoza ariko buri ubwo ngubwo wenda sinzi generoza uri kuvuga imyitwarire uko bimeze ngaho rero nahejo saa 10 za mu gitondo ku ndege kuko ndabona kujyana kwishaje umusaruro nta nyungu usibye iyo mu rugo no gusinakira rero wa mugabo wareka wa mugabo we kubona mba mfite n'umunaniro mbure naho nakimura n'akantu byibura ngo mbe nta mushyitsi imbere inde umugore atuma njya kwiba mbese umugore wanjye icyapfa nuko abona nyuye aho ubundi ikindi nta kintu biba bimubwiye yakwibaza ngo niba mfata aze dukubitirwe hamwe byibuze ese umugabo we nkagira ngo mbigenze ngubu sinzi n'uburyo ndi ariko ze symphony ndinda njya gukora ibyo ngibyo we nta maboko afite ku buryo yaza tugafatanya guhigira umuryango wacu ukabona ibutunga yorere wa mugabo utabusya bwite bume sawa ngaho reka duhure tondo ku ndege oya no reka nisange ntago wancika nisangira akabavuga oya ntago wancika njyewe ahubwo tugende basi mbimusobanurire nawe ni biki biguteye ntago wancika oya ntago ncira ibigufasha oya mugabo we basi reka manze nkubwire nawe uri umuntu w'umugabo tugende basi mbimusobanurire nawe hari umugore nta kintu mugejeje imbere sinamukira iki oya tugende oya ntago wancika pe basi ngaho ndekura nyine oya ntago ndekura ngaho ndekura oya ntago namugera imbere tugende ngaho nyine ndekura oya basi tugende oya ntago wancika ntago wancika basi ngino mfasha kubimusobanurira nawe abyumva ngaho ndekura
ngaho rero reka tugende tujye kureba uwo mugore tugende wakasa mutwe wahamuye umugabo bigeze aha ngaha. wa mugabo we byihorere ubwo tugende. Siko mbona ufite ubwoba si iwawe ntago ari ubwoba. none se kuko mbona wakomanza akaba atari maze. Ubundi wowe urabivuga urabizi, ubundi Generose uramuzi. Generose se si umugore nk'abandi ari nkanjye namucaza hasi nkamukandagira amukubita ntabwo ibyo ngibyo yabita. Ongera ukomangaza. Nakubwiye ngo utabutya bwite ubumene. Ongera ukomangaza. Ubundi Generose uramuzi. Generose ni n'umugore nk'abandi ari cyo. Njyewe ibyo uri kwigira by'ubwona umugore ugomba kuntera ubwoba. Njyewe umugore ceceka atagira ngomba kumufata ganiro biramutse yanze kubyumva no kumushakira igishaka. Ejo yazatungurwa no kumva inkoni imuri mu bitugu. Generose kubera kukwitwara wamukumera icyumweru kimwe cyonyine waba umaze kumenya umugore icyo ari cyo. Ntabwo nzi amahirwe ye ongera ukomanga ariko kuba warashatse neza. Ongera ukomanga ze abagore ni bamwe. Sheri ni wowe. Njye Nari nagutegereje. harimo ibi Nizere ko harimo ihaho sheri. Zara Oya nta kintu kirimo twabuze akazi n'ukuri. Baza n'uyu twabuze akazi na mugenzi wanjye. Akazi twakabuze pe. What's happened? Nta kintu kirimo twahebye. Hagiye sigira ngo akazi yo kabuze. Iyo ni imyenda. Ariko n'uyigira iyo ni imyenda. Nibigiye hano nta kintu ribo. Ibi ni ibikoresho nta kintu twabuze akazi twasanze ngo amabuye yarabaye makeya. Ariko mana yanjye Generose ntago. Kuko nari ntegereje ngo umugabo agiye kuzana ihaho. None ni ibingibi uhoreye. Ndavuze ngo Kibaye. Wagiye guhaha ibyo kurya. Ariko se madamu koze ngiye uko kumubitiri wanjye n'inzu niyubakiye koko. Nani bitaragenda reka nzane ngo nkwereke. Reka ndamwereke. Ari hahise. Nacu aragiye ariko hari bugarukire hose. Sawa ninjye nawe. Ntari.